uko nzashobozwa n'Imana na Mariyoti negeraho nkayirenga na Radiso bro dore haseka watsumye nyaganda sara you try me and I try you umukobwa ndakwama yeah bang bang wali fire kumihari myinshi kumuhatse mwinshi kukajet nali burger you got my reasons away fucking forget ubu nta mibare myinshi ya nikoco nk'inumira ya vraiment sinyirwana superieur ndari na president wa korali korali mu Igo ya Katolika ubutungama zambusoza iteka mwemerere amfata ukuboko Zibanira nawe mana y'urukundo wowe umpa gutsinda. Alright, dubashimye mwebwe mu giteza amatwi kuri kamera za Alyne Rwanda TV abari hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba mujyi wa Kigali tubenga amahoro Imana nabane namwe always muri kumwe na Mr Google nkuko bisanzwe dusure kuri Alyne Rwanda TV kuri subscribe like share na comment ubundi ibiganiro n'amakuru yacu cyangwa se n'amafilm atandukanye byose bikugerereho kugiye mwabonye ko filme ikiro cy'urukundo season 3 ntago twayisoje ahubwo twasoje season 3 ntago ari filme yarangiye yose ahubwo filme izarangira irangijwe na season ya 4 season ya 4 is loading muzayibona mu kwezi kwa 9 tugize guca turadivinga turi kumwe n'umukobwa mwiza uvuka Inyanza ufite tatouage za fake Mani zandaburiza aze kuzerekana ate no muri telefone ariko atreka oya gasubiza none reka turebe nakenti akenti anyeze tukareba ora nandaburije abantu nandaburije ibyo bishatse kuvugiye have a look ni izina ryanjye handitswe ngo Parini pa Parini ko hita amazina menshi siyo meza nese hari amazina ngiye ngize vuga kandi ikindi si menshi ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi wambwiye ngo ntabwo ari menshi kanzana muri camera place abantu bakubona amutsare cameraman imbere y'ibindi byose azuminge apaninga guhereye ku nkweto inkweto wambaye igura ngahe 23 yego wayibuze ni mugoroba reba mani wapi yambaye ubwo wabashatse kuvuga ko nakaguza ni mugoroba ndibuhorera guga ntabwo wabinkora bro wapi by the wambaye inkweto nziza Meris batari bayita Versace ishati ndayirimo Versace meze neza meze neza reka dutangire ikiganiro wibwira abantu baduteza amatwi badukurikiye uri mu ntoki izina amazina nge bwite ni Liliane nishimwe ariko abenshi abo dukunda kuba turi kumwe cyane banze kuri Parini Parini bishaje kuvuga Parini harimo amazina yanjye Liliane nishimwe nyine iyo ri nani ubwo pa ubwo nashatse kuvuga just pa tena ni izina ry'undi muntu boyfriend kuki sari wizuvuga kuki ataba papa papa Liliane nishimwe kuki ataba papa katubireke ni Liliane nishimwe tugiye kuganira nawe muri iki kiganiro uyu munsi wa none twasema kuganira nawe umwe mu bantu bafite talent nkuko twagiye tubabwira ngo no kubahitiramo abanyempano batandukanye tukabazanira ubundi ibintu bikagenda neza bikajya ku murongo mukenjoyinga kandi mukishima Lili uri umuntu ki umuntu ukonye bwa mbere telefone yawe ndaza kuba nyigufashije mu mwanya mutoya kugira ngo ikiganiro kize kugenda fresh nikubikire katubitse cameraman Didi nkuko nababwiye nyine amazina yanjye navuze ndi umunyeshuri ndi umukobwa ufite imyaka 22 navutse muri 2000 birumvikana
ahubwo nababwira n'ukwezi kugira ngo azohereza akana ariko nyine byararagiye ubwo ni next year okay mu kwa gatandatu 11 twavukiye rimwe igo ntabwo babinkora urambeshye uragira ngo nyine nishime kwezi kumwe igo imyaka itandukanye okay byo birumvikana ko n'ubisi nabangana nawe ndi umunyeshuri niga ya hospitality management in trade of room division muri IPRC Musanze abahazi herenya kinama urumwe mu bantu b'abaririmbyi tutagiye ku ruhande manza wibwira abantu mu buryo bwa gihanzi nk'umuririmbyi okay watsumye nyaganda sara you try me and I try you umukobwa ndakwama bang bang wali fire kumihari myinshi kumuhatse mwinshi kukajet nali burger you got my son's way fucking forget ubu nta mibare myinshi nikoco nk'inumira vrema sinyirwana ubu ni one night stand izi nkunda ngakatira ibyuma nkagigira ese I'm a prayer izi relationship mbambana kumihari myinshi niho wanshize kubaka big beat niko wangize imihari myinshi niho wanshize ayiwe uraseka wowe ni umukobwa wanyu Lily Bruce Melody yamaze kuririmba Kenisoro ndamukunda Kenisoro dore guraza kumeze ngo ndamukunda ugiye kuzara bya bindi bya nta kibazo ngukunda Kenisoro ndamukunda umuhanzi nishimira oya ntabwo ari byo kumukunda wenda ngo kuko bimejeho cyane ugiye kuzara bya bitwaye iki oya aricyo bya bitwaye kumukunda Kenisoro biri dipuse sinzi niba byamba ariko just mukunda nkuko wenda naba ndavuga ni nkunda Beyonce mukunda nk'umuhanzi ni gute waje kumenya ko ufite impano mu ijwi ni kera nkiri niga primaire ko twayaga tujya kuririmba hari ibintu byabaga ku ishuri aho niga primaire bitaga tuseme ntabwo byabaga mu bigo byinshi nyine mu Rwanda ubwo rero hajyaga haba ama festival tukajyamo tukaririmba ubwo nyine icyo gihe ubu kiri n'umwana nyine bwo wenda mu kigo bavuga ati abana wenda bazi gutinyuka gutya sibyo tukagenda ubwo niri nanjye wantonaga twakorana twaririmbaga turi abantu 8 ubwo nyine tugiye segonderi turatandukana ariko ngurumva nta nubwo twari bukomeze uko aho twari tugiye nta tusemeye habaga gusa nyine najyaga mu birori gutyo bisanzwe ariko ubwo sindirimba tangiye kongera nyine kuririmba ngeze superiere ngeze hano IPRC Musanze ugeze ubaho mu buzima bw'abakoraliste muri korali superiere nari na president wa korali korali yo mu y'abakatolike uracyari we yego uracyaririmba oya andi baba ni nyagasani nitagiye kagiye pasha ubutumwa zambusoza iteka mwemerere amfata ukuboko nzibanira nawe mana y'urukundo wowe umpa gutsinda abanya muri korali abikibamo ni Liliane umwe mu bana bafite impano kujwi
dushatse kumuganiza kuri uyu munsi wa none nk'umwe mu bantu bari ku developinga talent ye. Abantu bwakanga ugiye mu kiganiro. It's my first time. Uriyumva Sindakubwira biki. Sinzi ubwo buryo ushatse kumbaza mwana. Uriyumva gute? Okay, I'm all right. Ndumva nishimye. Ndi super ndajya mfite ubwo. Kuko wenda ari cyo kiganiro cya mbere. Nabifite ubwo. Ahantu maze kuririmba ni hangahe mu buzima bwawe? Ubwo wenda sinzi ubwo ushatse kumbaza performance cyangwa se audience anagiye imbere y'abantu kavuga uti iyi performance. Ubwo uri kumbaza ngo inshuro zingahe? N'inshuro 6. Yezimba mu kabyiniro. Night club. Byari meze gute? Cyari sawa? Waraye mu buraca? Naririmba nditahira. Sangahe sibwo niba narimbye karaoke nje ndataha mu gitondo. Nka saa 8. Fata amatugataha. Peliaps. Uraza n'umusanze. Ahantu hese. Musanze ntabara najya muri boîte Musanze. Muzaye. Kigali. Musanze ziraha. Ndabizi Cascade. Twiste. Kuriko rongera ngo. Ndahariya hafi kuri Nesi. New Embassy. Kuri New Embassy. New Embassy. Aho bose baratwishyura ko turabamamarije. Yigo. Ijwi ahubwo. Ninjye barahera ariko ko ari nje ubizanye. Lili. Sasa Lili, atwiganirire noneho twereke kubanye impano. Usanga abantu bafite impano ariko kwa ngo bazave hasi bazamuke bagere ku rwego rwo hejuru twifuza, ugasanga biracyari intambara ikomeye. Wumva ari cyo kizagufasha cyangwa se ni ibintu ukora kwenjoyinga gusa udateganya kuzabikora nk'ibintu byaguhesha umusaruro n'amafaranga? Wenda ngitangira cyangwa ubwo ngitangira kubikora nyine nkuze numva ko nyine ari byo ndi gukora, ntangiye kuririmba karaoke. Mbere numvaga nyine ari ibintu byaho byo kurejaringa adventure right, ariko nyine uko ibihe bigenda bijya mbere ko nyine ntera intambwe ijya mbere ngenda mbona ko nabigira umwuga kandi bigakunda kandi kuba twahuye. Hari ubwo umuntu atangira urugendo akiri muto ako kanga impano izakure bikagorana cyane. Umva ari kiye kintu kizagufasha uretse ko uhuye na media bwa mbere, kuko media ntago ari zakuzamura. Umva wowe ubwawe support yawe ufite muri wowe wibitse ari yihe? Support yanjye ku giti cyanjye cya mbere ni self confidence kandi I'm good enough. Ndumva nihagije nyine kuba nifite icyizere. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Ikindi kandi kumva ko mbishaka nabikora kandi nabishobora. Kandi koko nzabishobora. Ukora practice nka kangahe ku munsi? Gusa navuga kangahe ku munsi. Ubwo baye ibyeretse wenda amasaha mba ndi mu ishuri. Ubwo indi minota yose navuga ko ndi muri practice mu nzira mu muhanda genda dirimba n'abandi mu rugo, radio yanjye Bluetooth iriho. Wabyakira ute guhurira kuri stage imwe na Merci, umwe mu ba comedian dufite beza muri iki gihugu? Merci. Merci nishimiye gura nawe stage. Kuri munsi ndibuka namwe ari muhari. Zari by'agaciro n'abamuhinde. Baradukoreye n'imroje. Hari umwagize amahirwe yo kuvugana muri Radiso uretse muhinde? No. Cyagiye sese mwahise mutaha. Bahise bataha mwagendeye rimwe just muhinde wenyine. Muhinde we turavugana. Nk'umukobwa ufite talent mu kuririmba, niye ntumbero ya mu gihe kizaza sasa noneho twiganirire, niye gahunda ya mu gihe kiri imbere? Gahunda yanjye mu gihe kiri imbere numva ko mu gihe kiri imbere nshaka kuba
umuhanzi sinzo niba nshaka umuhanzi ubwo mu gihe kiri imbere urenze noneho sinzo nshaka umuntu urenze sinzi wenda ko ndabivuga nzabikura roko migira international ube nkande just like urankunda Beyonce akarimbo tuzi hello twagiye remember those was a beauty baby they ain't something down they living and pull up a fight they living and make me sound I found a one who let you in, but I never really have a doubt. Standing in the light of a halo, I got my engine now. It's like I've been waking, every lula had to break it. It's the least that I'm taking. Are you never gonna show to us? Everyone will look now. I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know, halo. Ndamukunda cyane. Abantu badukurikiye baze kutubwira uyu mwana arashoboye cyane agashoboye. Ese koko akwiriye gushyigikirwa nima mubona abikwiriye mugira icyo mukora mukore like share na comment kwa ngo iki kiganiro cyo kigere ku bantu benshi cyane batandukanye. Liliane ntekeze cyane ntago tukiya kirekire cyane kuko hari part 2 turibuze kugirana. Hari ikintu nshaka kukubaza gitoya cyane ku bana b'abakobwa muri iyi minsi ya none bona bari kwitwara bate? Gwenda nshobora kuvuga wenda hazagira umukobwa ubyumva kuvuga Didi gutyo iki mu byukuri dushyize majorite sibyo abakobwa nabo tutari kwitwara neza cyane ntago bihagije nyine ku rwego igihugu cyakwishimira kuko gifite abari ubona habura iki? Ese abenshi bahanze amaso aba diaspora abandi bahanze amaso abagabo gutezo ubwo ushatse kuvuga wenda sinzi urwego abagabo ushatse kuvuga batanyuzwe n'ubuzima babayeho muri iyi minsi bahanze amaso aba diaspora bahanze amaso abagabo gutyo. Ese ubwo aba diaspora barababona abagabo se fuck n'abagabo aba diaspora okay wenda kamubwira sibyo ntago twavuga ko koko abatishimiye ubuzima barimo sibyo ubwo bashaka wenda indi support ku ruhande gusa binyuze mu buryo butari bwiza sibyo yego twese reba nk'ubuzima bwo kwishuri wenda twa dukeneye backup sibyo nko wenda twe twiga muri leta tubona basari sibyo ariko wenda sometimes ntago bihagije sibyo twa dukeneye backup ku babyeyi birumvikana y'umuryango ariko wenda yego hari n'ababona iyo backup y'umuryango ariko nibanyurwa bakaguruka bagaflying ubu hari abari Kigali hari abari Ruhengeri hari abari Musanze iyo ruguru hirya ntavuze za Rubavu ntabwo byabura ahari kuko ntabwo mbizi ngo nzi ngo bagira bakogenda Katugaruke ku mpano yawe nuwe muhanzi nyarwanda ukunda? Nkunda Kenisoro nkuko nabikubwiye na nari ni sano hari nimba ni sano perfect numva ton I can't believe ko nkoresheje ibyo nakoraga udu yose yashonaga ko nakwemeraga iniga y'ufujizi niko nzambwiraga uwagukomaga wese narakatira nagukunaga byo gupfa ko nunyanga nzanapfa ndiborokanti zirikani zinzaye gotska yukuri ntigaisani saho wansiga urangatinarangataza nicuza tabi yose namaranye n'agafeji abakapo bose naguswe bafite ikofi nyinshi undutisha ubuninja bw'amajyi utuma njya kuri stressi nasanze na stakinze na datinze n'agafeji
nicuza time yose namaranye n'agafeji abakapo bose nagoswe bafite ikofi nyinshi undutisha ubuninji bw'amucyo utuma njya kuri stress nasanze na stuck in na dating n'agafeji why you mess with my mind joke with my heart uri feji kukimutwicira time mukaturya live muri feji Alyne Sano turagusuje umbishe ko bakomize Alyne Sano umwe mu bantu beza dufite bafite ijwi ryiza navango bari ku rwego rwiza muri iki gihugu cyane ubaye mukobwa wa kabiri tuganiriye ambwira ngo bambwira ko bakunda Alyne Sano kuko hari n'umukobwa twaganiriye kwa oxygen w'umuhanzi ukizamuka arambwira ati ngiye nkunda Alyne Sano kundi iyo ndirimbo ye nayo yatubwiye iyo ndirimbo yarabakoze sana bikomeye ariko irakoze pe just irimo nukuri sibyo ntago twabihakana irimo kuri pe wese kuko twabantu bafite ikofi ukajya ugasanga umuntu ufite urukundo nese ubwo wenda tuvuge sibyo muri ya ndirimbo iyo uri kwumva neza niba ari fake jeans nyine niba ari fake jeans without money n'urukundo ngo nyine muri make nta na kimwe yari afite muri byose at least wenda ari kuvuga ati amafaranga yari afite renda akamfusha afite amafaranga ariko urumva nayo ntayo yari afite urukundo rarwomo cyo urakatira biba byumvikana ariko Kenisol Juno Kizigenza bazamuka icyarimwe ninde ubona ashoboye cyane muri abo bombi just nko nabikubwiye ko nkunda Kenisol ntabwo nakubwira Juno arashoboye pe ariko Kenisol Afrique Okama bazamuka icyarimwe umwe mu gatunda undi apucuri bose ku rwego rwabo ndabuba on the same level oya abashatse on the same level barashoboye pe ndashaka umwe Okama apucuri tumuguhe mumaze iki just it's okay urumva uramubwira ngo iki ntago naburi icyo mumbwira hari The Ben na Medi ninde ushoboye Medi na Bruce Melody oya ngara bakize muri ndayirema ndifasha exco turajya kumwe na Liliane umwe mu bana bafite impano yo kurimba yamaze kubumvisaho mwabyumvise mbabwiye ko umusore wizimeka mu cyumweru kiri imbere kwa gatanu azashiranza indirimbo ye ya gatatu yise Rugamba ni indirimbo yakoreye kwa Kinabit ni indirimbo ikozwe neza amashusho yakorewe muri Iris Rwanda Limited mudusange twakora amafoto meza amashusho meza abantu mufite ubukwe namwe muduhamage kuri 0844888994 ubundi tubagezeho ibintu byiza ufite impano yicaye mu rugo izi kuririmba izi gucuranga umuvuga imivugo cyangwa se mu buryo butandukanye bw'abakomediye mutugane tugaragaze ibyo mushoboye turacyari kumwe na Susa Garden Restaurant turacyari kumwe n'abantu batandukanye badufasha mu rugendo rwacu rwa buri munsi Lipia Restaurant iherereye mu karere ka Musanze imbere ya ADP Muhoza turi kumwe na Susa Garden ukeneye kuryama ukeneye gusohoka ukeneye ahantu heza waruhukira ukagubwa neza tudusange kuri Susa Garden udusange ku Rugano Virunga Palace naherereye Musanze rwagati mu mujyi mbizeze yuko tutazabatenguha na gato ya kuri film cyawe cy'urukundo mwarakunze muri benshi igiye kugaruka mu minsi iri imbere ndacyari kumwe na Lili urumva ari iki twakongera mu kiganiro tugiranye ikintu twakongeramo tenange nkubwire ubwo ikintu nakongeraho nuko iki kiganiro nubwo ari cyo cya mbere kitaba ari cyo cya nyuma tubyemeranye uretse kuba umunyeshuri wiga hospitality industry management ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo uba wumva uzaba nk'iki mu gihe kiri imbere mba numva nzikorera
negespecta ibintu bibiri kuba nagira ndi owner tuwa company yanjye mfite tuwa company ngira ngo yize nyine kuri cyane mu by'ubukerarugendo cyangwa nka bamfite hoteli yanjye ku giti cyanjye bifuza gutunga hoteli nihe iyo uzi mu Rwanda wumva wavuga uti nanjye nibura mfite nka hoteli nk'iyi ntabwo nakubwira ngo nk'iyi ngiyi sibyo ariko uko nzashobozwa n'Imana na Mariyoti negeraho nkayirenga na Radiso bro ndabona haseka birashoboka byose mu ntu urumva uzabyara nk'abana bangahe babiri babe byiza umuhungu n'umukobwa bitabaye byiza ubwo nabyaba ari byiza ariko ubwo wenda ndavuze birushije kuba byiza hari ibintu biba byiza ariko hari ibiba byiza cyane kurushaho ubwo bitabaye byiza ariko ubwo nabwo ni babiri yaba ari abakobwa ari abahungu abahungu n'umukobwa gisigaye gifite abakobwa beza warabibonye sano yego nabigitekereje ko umusirikare oya narabitekereje ariko kera nkiri umwana nyine tugana ku musozi reka twinjire mu gice cy'ubwenge u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe 30 nibyo 30 yego hari kandi bongeyemo nkaba ntakazi cyangwa harakobakuye kuba amatsiko kandi amajyaruguru aherereye ni ikihe gihugu giherereye mu ntara y'amajyaruguru Uganda shaka warasomye nasoma Jamaica iri kohe mugabane Jamaica Amerika sizo na Amerika yego urumva ari byo nibyo atari byo ngaho binkundiye urandika se cyangwa no kurimba gusa no kuririmba uzi ngo washaka umuntu kwandikira yego tugushimire cyane hari ubutumwa bundi wahereza abanyarwanda bagukurikiye kuri Rwanda TV hari ubutumwa wabagenera wabagenera ntacyo bitwaye cyambere ndagushimiye ndashimira abanyarwanda bankurikiye ikintu cyambere nabwira abanyarwanda dukundane I am Rwandan, you are Rwandan, we are all Rwanda. Dukundane urukundo niyo ntamwe ya mbere tugeza ku byo dushaka kugeraho nk'abanyarwanda kandi ikindi twirinde gutera intambwe yatunyuza mu nzira mbi yadusubiza mu bihe twanyuzemo bitari byiza ahubwo tugire intumbero imwe yo kugera ku byo twifuza twese kandi teze u Rwanda rwacu imbere rube rwiza kurusha ubu ngubu murakoze cyane Instagram yawe witwa mwajyaho 2431 mwajyaho mukamuflowinga kuri Instagram ye yivuge neza kugira ngo abantu baze kugukurikirana Didi 2431 sorry 2431 ari amafoto meza se ari mwakoze kubana natwe